Yes, reka mbasuhuze kandi mbahe n'ikaze. Iyi ni Hasi 250, njyewe nitwa Jayce nk'ibisanzwe. Hari abatumirwa babiri twakiriye rero bagiye kutwibwira ndetse bakanajoyininga hano Hasi 250. Nakubwira ngo kora subscribe, like, share na comment, ibintu bikomeze kuba neza cyane. Bana natwe kuri Instagram ndetse na TikTok, hose ni Hasi 250. Nakubwira ngo rero ukurikire ikiganiro tugiye kugirana ndetse uraza kumenya na filime nshyashya batuzaniye ndetse n'ibyo tugiye kujya dukora hano Hasi 250. Nitwa Jayce, bana natwe ndetse ukurikire wumve aba batumirwa niba bafite impano koko. Hanyuma rero nakubwira ngo ikaze mwese, kuko muri iyi minsi igiye gukurikira tugiye kujya dushyiraho content ebyiri zitandukanye, documentaire ndetse na filime comedy nk'uko twagiye tubibona mu minsi ishize. Hanyuma rero ibumoso bwacu dufite umukobwa mwiza cyane hano kabisa, muramubona araza kubibwira, ndetse n'iburyo dufite umusore w'intore ndetse itari intoragura amayugi nawe araza kubibwira. Hanyuma rero ntatinze mu magambo, reka batwereke bimwe mu byo tugiye kujya dukora ndetse banabibwire munabamenye. Njyewe nitwa Jayce nk'ibisa. Hanyuma rero utarakora subscribe waba watinze, wayikora ndetse ugakanda like, share na comment, ukaduha n'igitekerezo cy'ibintu ubona twavugurura. Hanyuma rero reka duhe ikaze aba bantu, aba acteurs n'abactrices bashyashya. Amazina yanjye banyita Nigena Theoneste, nkaba ndi umukinnyi wa filime, nkaba nandika filime byose ndabikora, ndazandika nkanazikina byose n'ibyo ndabishoboye. Okay, reka twakire n'umwari mwiza utamwaye na hato hariya kabisa. Mbona wagize amasoni menshi ariko nta birenze. Reka twibwire nawe nta kibazo. Murakoze, nitwa Tuyishimire Jeannette, nanjye mu bisanzwe ndi umukinnyi wa filime ndetse na comedy, byose ndabikora. Nibyo ngibyo. Yes, hanyuma rero aba umwe ni umwacteur undi ni umwactrice. Ndatekereza yuko uko bagaragara byanze bikunze ni aba talented cyane kuko bagiye no kutwereka akantu gatoya. Ubusanzwe buriya ngo ni abavandimwe ariko ba bugufi, cyangwa se wenda ni inshuti ziri aho gutyo, ariko nyine ibyo bintu babisanzwemo cyane, ni abacteur cyane. Hanyuma twabareka tukabaha umwanya bakatwereka mu byo bibitsemo cyane kabisa. Ariko ntatinze reka mbihorere ubundi umwanya mubahe, ubundi umwanya ni uwanyu kabisa, nimukomeze ikiganiro. Aho shari cyagiye meruka hanga ura musaza we yamfashe nabi birambabaza. Reka ntabwo wowe umuhaye akantu, ariko akantu reka nkubaza, none se wowe yarambabaje uko ngiye kwinjira musigira 5, najya gusohoka musigira 2, kugera ubu yari yavuze sinsohoka aramuhaye 5. urabizi rero ndagukunda ndabyumva kandi urabizi ndakwemera, ariko iki gipangu kizamo abantu benshi, ntabwo ari wowe musore wenyine uza muri iki gipangu. Ushobora kubuza ukamusigira 5, ejo nawe wamenya akaza umusigira 30. Ubwo rero ushaka wakongera ibosho ukajya unyitaho ukita no kuri musaza wanjye, naho bitari ibyo uzagaruka usanga imyenda n'ibage nahambire nakiye. Okay, bivuze ngo iyo mvuya hinjira abantu cyane rwose sinaguhisha, muri iki gihe aho tugeze umuntu aba akurikiye ifaranga. Ubwo rero wowe nukomeza kuzana ibintu byo kuri gundira utarimereza kabisa uzasanga ntacyo mwazi. Ubu ngubu iyo nshaka kutagusigira 15 uriko uzi ko ntango tuzangiza ikirimo, ibyo nibyo nabyo usigo bimenya. Ariko reka nkubaza, nese we yansige mu nguri sutiye nyine reka nkubaza, isutiye urangara hasigaje sutiye za 25. Ubwo uri kumva 15 utsigiye nta n'icyo gusa ubu wumva biri bugende bimba nyine no gushaka handi ndi bukure nyine ayo kongereza. Nyumva ubu umutima wanje uragukunda. Ubu ngubu iyo ndyamye ntekereza wowe mu bushobozi mfite, bivuze ngo asubundi akankubaza akantu gato k'amatsiko. Ukunda iki cyakunda amafaranga? Byose ndabikunda ndayafite, ubwo se nabo mukurikiye iki? Byose ndabikunda rwose kuko wowe kugukunda nose nzakurya, ariko ningukunda nzarya n'ibyo ufite. Ntabwo byumva. None se 15 yo mbiguhamba nabyandure simba nabikoreye. None se nyine kuba wayakoreye jya ukorera menshi unzanire 70 basi uyampereze. Sheri cyo genza gukunda nyinkuhakeya kandi n'ubu ndazugwa za 15.
ntabwo nari nzi ko gukunda iki gihe byabaye amafaranga ntabyo nari nzi bivuze ngo ntabwo nkunda ukunda amafaranga oya ndagukunda nkunda n'amafaranga ufite uba ugomba kumpa amafaranga nawe nkagukunda ese nimukunda nzakurya none se uzankunda nambaye ubusa ariko nuza ufite amafaranga uzanyambika unyiteho ungire neza ibindi bigende neza ejo ni muri salo nagutanze hangahe uyu rero muri salo ntukayabare kuko urimo uramindura mwiza iriya shati nakuguriye nayiguze angahe si amafaranga ariko nubwo wenda utakibyitaho ngo urebe usiga ubona imyenda nsigaye nambara kandi ibyo nakubwiye ukanga kubyumva sheri nutanyitaho ndagiye pe rwose ahubwo wisubireho mbwira niba ujya kwisubiraho bajye baguhemba 100 usigarane 595 binzanire bitari ibyo ndagiye pe kugira ngo nkubure ku byacu na bitanu reka njye nkongeraho 300 bice 300 reka njye mbyongera nibyo uzanye oya nzabishyira nagukunda urabizi sibyo nagukunda rwose kandi nta kintu na kimwe nakwimaga ariko ubwo ngubwo ibyanjye nawe birangira reka mite cyangwa njya gushaka izindi nomero nshya ubwo nyine bayi uvuye no ku isoko nkubwire nyine reba uriya muhungu yongeye kwinjira mu habibiri umusaza utwo ni dukera nkubwire wowe namara kugeraho nka 15 waretse nkagwa 300 uriya muhungu nawe mwongeraho 200 kazabi bita biba 18 nakubwiye umushahara wawe uhembwa w'ibihumbi 100 nyine ujye usigarana 5,000 nzanira 100 ese tukazagura ikibanza gute ikibanza humurashe rimwe dukena nzajya kuyakura ahandi ntabwo ubizi nzajya kuyakura kuba uzatekereza ntekereje ahubwo wowe bya bisore tangira bikuru bihazana tugura ikibanza tumubake n'ikigali nta n'isoni mba ngomba kubakura nkiyitaho nkajya neza nkambara neza nkasa neza kugira ngo n'abandi bandebe ninjya nyabajya nkakuzana tukagura ikibanza se nese so nkunda shari mva mubwire ntabwo kundaga ariko kera kabaye wagiye usigaye wenyine nta kintu twaba tukikunda nyine so nkunda nkugira inama byarangira ntabwo nyigukunda byarangiye rwose ibintu byo kujya duhora mu maka rwose bayi ntabwo nyigukunda shari Imana igiye guhindura Imana naravuga Imana agiye ivuga ko cyumweru wagiye gusenga wirirwa uvuga Imana yawe uyiririmbe uyiramye wisingize ukorera byose ushaka nisho narose ntangiye miliyoni 10 kuno n'inzozi zigiye mvanga abandi baravuga ibikorwa ukazana inzozi ese nibambwiye ko se bwo okay ngaho genda ubicuti n'ikiringiti n'uburiri ujye urarota buri munsi izo nzozi amafaranga yabonye bambwiye ko se bwo kubegeraga inzozi bgaca zibona okay wabonekewe mbega weretswe Imana yawe yakweretse ibinyuza mu nzozi urumva ko nayabonye amafaranga sawa rero umukristo mu rugendo we amafaranga yabonye bye ntakintu kikivugana nuko kandi nizere ko umeze neza cyane abatumirwa bacu ndetse n'abantu bashyashya bajoyininze kabisa njyewe nitwa JC hanyuma rero mwitegure epi shyashya igiye kujya hanze mu minsi mike iraba yabagezeho ndetse n'izindi shyashya muzagenda mubona hanyuma rero gahunda zirakomeje ndetse n'ibiganiro bisanzwe documentaire ndetse na entertainment news hanyuma rero filime comedy nazo zirahari cyane kabisa nizere ko ibintu ari amahoro abatumirwa bacu reka tubareke bagende ubundi mwebwe mwitegure epi shyashya igiye kuza utarakora subscribe wayikora ndetse utarakanda share wabikora cyane kuko ni ingenzi ni n'ingirakamaro cyane hanyuma rero reka batumirwa basezere hanyuma natwe dukomeze izindi gahunda sama nakoze kubana natwe